tuzashira imumu tuzashira imumu tuzashira imumu tuzashira imumu amarira twagize ntituzongera kuyarira ukundi agahinda twagize ntituzongera kukagira ukundi tuzashira imumu tuzashira imumu tuzashira imumu nk'uko umwigisha bivuze. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 7 duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Yesu akiza umugaragu umutware w'abasirikare, nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu ajya i Kaperinawumu. hari umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhenda bati, ni umuntu ukwiriye kugirirwa atyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu, niwe wayitwubakiye. Amen. Ndasubiramo. Imana iduhana umugisha. Iri jambo riraryoheye rwose. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu ajya i Kaperinawumu. hari umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye kugirirwa atyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu, niwe wayitwubakiye. Amen, amen, amen. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Karibu umukozi w'Imana. hari ingingo washyira imbere y'Imana bigatuma Imana iza. Ndapfuye. hari ingingo Imana ishimwe. Timiza stisa. Imana ishimwe. Ndapfuye. hari ingingo washyira imbere y'Imana. hari ingingo washyira imbere y'Imana bigatuma urwaye ufite bukuvaho, bigatuma ubushomeri umaragiye bukuvaho. hari ingingo ibyageranze bigakunda kubera ingingo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. kubera ingingo wafura. kubera ingingo ndakababwira haruguru. hari ingingo yigeze indengera ndakababwira haruguru. hanyuma kandi ngira ubuhamya bw'ukuntu nakennye nkamererwa nabi. ubu singikennye kubera ko ubu ntuye i Kigali. Amen. hanyuma kandi ikindi nageze i Kigali nkora akazi ko mu rugo ko kurera abana. nabuja akampekesha umwana ku isabato. sa n'ukurura ubonye umugabo ahetse umwana n'agashora k'umweru. ariko ntabwo Imana igira isoni, irambwira iti kubwuko waje imbere yanjye ngukuyeho igisuzuguriro. Yego. Imana ihimbazwe. ubu singiheka abana. Yego. hanyuma Imana ikomeza imvugaho. imvugo y'Imana iranezeza we. Imvugo y'Imana iranezeza. imvugo y'Imana iranezeza. Munyemberere subike ku buhamya
narakennye ngera ku rwego nsonza nibagirwa amazina yanjye, nibagirwa aho ntaha. Ndabyibuka nari manutse nturutse za Nyamirambo, iyo umuntu atagira icyo akora, iyo umuntu atagira aderesi arazerera, ari mvuye kuzerera. Hanyuma umuntu wari uncumbikiye yarancumbikiye hariya za Kataba, ahitwa Kataba, ni muri Kimisaga. Ndahayoberwa, ubwenge buratakara kubera inzara. Ubwenge bwagarutse ngeze aho bita Maison de Jeunes. Nibwo nabajya nk'ukangutse kandi n'ubundi ntari nsinzinzira. Inzara ni mbi. Nsanga nayobye nsubira inyuma kubera inzara. Gihe kimwe nsenze Imana ngo nzakumara inzara. Niba namwe mu nyumba ntago mvuga nk'umuntu ufite inzara. Ariko tuzagukora twongera tugukorere, tuzagukorera. Imana twarayibonye tuzayikorera, twarayibonye tuzayikorera. Yakukijije umwaku tuzayikorera, yakukijije amavunja tuzayikorera, yakoze imirimo myinshi tuzayikorera, wayajyanye mu mahanga tuzayikorera, izabarinda tuzayikorera, yindi mpamvu tuzayikorera, namwe muzayikorere tuzayikorera. Sawa, reka tuganire ijambo ry'Imana. Ubuhamya ni burebure ariko buragaragazwa nuko hari ingingo Imana yaheraho itabara umuntu. Imana ishimwe. Sawa, hanyuma aha dusomye no butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ni mu ntoki ijambo rya mbere za Mugiriki kabiri, yari yarize ari umudokiteri. Ubwo harimo ibanga rivuga ko Yesu ahamagara mu mpande zombi, ahamagara mu bize aba intellectuel, kandi ikindi akanahamagara n'abadafite na gardien. Ubwo buri mu bushobozi bwa Yesu umuntu wari wese yamukoresha. Imana ishimwe. Ndetse gutanga itangazo mvuga ko umuntu nzongera kumva avuga nabi umuntu wize, nzasaba ko bamuhagarika mu itora amezi 6 kandi yitabira gahunda zose, kuko Yesu nabize arabahamagara kandi depasse kandi akabakorera. Haleluya. Hanyuma kandi uyu Luka yandika ibitabo bibiri, yandika iki dusomyemo cy'ubutumwa, yandika n'ikindi cyitwa ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa ni nacyo kibonekamo ibiturimo byitwa itorero. Niho habonekamo amateka y'ukuntu itorero ryavutse, ryari gihe ki, n'igihe intumwa zuzuraga umwuka wera. Murabyibuka mu bice bibiri by'icyo gitabo n'ubundi byakozwe n'intumwa, ku munsi wa Pentekote buzura umwuka wera. Haleluya. Bavuga indimi nshya. Hanyuma Petero agafata umwanya nta mikorofone akavuga ubutumwa. Imana kubw'umwuka yabuhaye, kubw'umwuka wera. 3,000 biri hano nta mikorofone. Izi mikorofone zaje kubera intege nkeya, ariko ubundi amavuta afata abantu nubwo babuzuye sitade nta mikorofone. Imana ishimwe. Ariko igihe turimo ni icya mikorofone. Ariko ba Petero bavuze ubutumwa nta mikoro, 3,000 birihana nubwo itorero ryavutse. Kandi iki gitabo Luka yanditse ndacyandikiye uwitwa Theophile. Hanyuma kandi ni nacyo gitabo kibonekamo amateka ya wa mugabo witwaga Sawuli, umwe wari mu gitero cyishe umudiyakoni wa mbere witwa Stefano. Ari mu gitero cyabuhuye, ariko Yesu ndamukunda, ni umunyembabazi. Mwari mu nzira yacyo bayifite Damasiko basi Enewas. Ngo nuko Yesu ngo aramufata. Nkunda Yesu iyo agiye guhamagara umuntu ntareba ubwinshi bw'ibyo yangirije, ntareba ubwinshi bw'ibyo yangirije. Kandi Yesu si nk'abantu, iyo akubaza nta ntyura azana. Ababarira uyu mugabo witwaga Sawuli, ayowe abakandi kazina keza amwita Pawulo. Azenguruka
azengukanye ubutumwa avuga izina rya wa mugabo yahoze ahakana anarenganya ababivugaga. Imana ishimwe atangiye umurimo ari kumwe n'uwitwa Barinaba bawuhera ahitwa mu Antiyokiya. Ngaruke kirekiraho, ariko uyu mugabo, uyu mudogiteri Luka yari umwe mu bahanga Yesu yahamagaye. Murambabarira, ntabwo mvuga ku bandi banditsi barimo Matayo nawe yari mu intellectuel, ngo yari umuhanga mu ndimi eshatu ngo asibuka mu kavukire wazo, ku buryo nta wundi muntu ngo wari uzizi kereka Matayo, burya ngo yari umuhanga mu ndimi eshatu. Urwa mbere ngo yavuga gukiki neza cyane, kabiri ngo akavuga uruheburayo, gatatu ngo akavuga ururimi rwitwa urwarameya. Urwarameya ngo ururimi ngo rwa rurimi ruzwi na Yesu wenyine, ariko ngo abantu bagatunda no kumva Matayo aruvuga bivuga ko kubana na Yesu hari ibindi bintu twunguka bisha abantu batazi. Imana ishimwe. Duhereze Imana icyubahiro aho turi. Hanyuma rero aha twasomye ngaruke gatoya, ni inkuru z'umutware watwaraga umutwe w'abasirikare. Mu mvugo y'ubu ni umwafande, ni umuyobozi w'ingabo, ariko ngo akagira umugabo ngo yakundaga cyane. Uyu mugabo ngo aza kurwara, ngo araremba cyane. Hanyuma uyu mwafande atuma abanyetorero ngo bajye kumutabariza Yesu, ngo baramusanga nabo ngo baramuhendahenda, ariko ngo mu kumuhendahenda ngo bamubwira impamvu akwiriye gutabara uyu mwafande, baramubwira batakwiriye kugirirwa atyo. Ariko yewe bantu turi kumwe hano kwa pasiteri, mujya mugira ingingo mushyira imbere y'Imana. Haleluya. Uburyo Uwiteka avuga ati uyu muntu nkwiriye kumugirira ati, amen, ku buryo rubanda ruvuga ruti uyu muntu akwiriye kugirirwa ati. Imana ishimwe. ngo abagentora bamuha ingingo baravuga batakwiriye kugirirwa atya, kubera ko impamvu ya mbere ayo data we akunda ubwoko bwawe. Imana ishimwe. Ingingo yitwa urukundo muri iyi minsi isa nk'iyakonje, ariko iyi ngingo yitwa urukundo ikora ku mutima w'Uwiteka. Bakristo bene data, mujye mugira urukundo. Ni ingingo ishobora gutuma Yesu yagutabara, ni ingingo ishobora gutuma amayira afunze yafunguka, ni ingingo ishobora gutuma uwapfuye yazuka. Ingingo yitwa urukundo. Imana ishimwe. Bamubwira indi ngingo, baravuga bati si icyo gusa, si urukundo gusa, akora no mu mufuka agakora. Ariwe isinagogi iyindimo tukwambarizamo trust, isinagogi tukwambarizamo, isinagogi urusengero uhorahorizamo, fondateri wa umusipanso wa haleluya, umuterankunga warwo mukuru n'uyu mwafande ni wewe wayitwubakira, haleluya, niwe wayitwubakiye isinagogi, niwe wayitwubakiye. Amen. Yesu ngo iyo ngingo isa n'uko ebyiri zimukora ku mutima, aravuga ati singombera kugira ibindi mbazo, apfa kubagira urukundo kandi akora umufuka agakora. Izo ngingo ngo ziramunanura. Ngambiriye kubabwira akantu keza, gira ingingo ushyira imbere y'Imana, Imana izaza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana izaza. Amen. Natambitse gato ndimo nsoma inkuru z'uwitwa Tabita, ubwo nasimbukiye mu bice 9 by'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nsanga ngo yigeze arwara apfa, ariko ngo apfuye. Mu gihe ngo yapfaga, abanyetoro, abantu yagiriye neza, imfubyi arakena aratakaza, ngo bafata imyambaro yajyaga baha, ngo bakajya barira, ngo bayerekane bati Tabita wacu ntakwiriye gupfa, abapfa ntibabuze. Ariko ngo barareba basanga
iyo nduye amarira batakomeza kurira byonyine gusa. Haleluya. Baravuga bati bikwiriye ko twitoramo abantu bakajya kuzana umuntu abantu bakorerwamo na Yesu aho batuye haba hazwi. Ndanezerewe. Abantu Yesu akoreramo aho batuye haba hazwi. Yuda hari bugufi bw'Yopa aho Petero atuye, ngo batuma abapfakazi babiri ngo bagenda ngo bamuhendahenda bati umuntu wacu yapfuye kandi ntashobora guhera. Dore ikimenyetso, dore imyambaro, kandi sike twenyine uze wirebe. Abarya ntibiririshwa ahubwo hari ibyo bari kwereka. Imana ishimwe. Ngo ahageze ntabwo byamuvunnye, ntabwo byamugoye. Ahageze asanga n'ubundi amajyane n'uruva, ariko ngo mu gihe bari bamuzamukanye mu cyumba cyo hejuru aho intumbi yari iri, ngo bakomeza kuboroga, ngo basanga ayo marira ataya amagarama Imana, ngo abaheza bose ibice 9:40. Mu gihe ngo yamaraga avuga kubaheza bose, afata iyi ngingo yitwa urukundo no kubohera abantu imyenda. Akarebye ngo n'ubwoko ubu batarebye ngo avuka hana akagira neza bose. Iyi ngingo yishyira imbere y'Imana, ngo arapfukama arase. Haleluya. Ngo Tabita, iyi ngingo ni ikuzu. Tabita ngo ahita azuka kubera ingingo. Imana ishari ingingo washyira imbere y'Imana, Imana igakora. Ndafashijwe. Tabita baho atazuwe na bene wabo, atazuwe n'uko ari umuzungu, atazuwe n'uko ari umwirabura, atazuwe n'uko asenga cyane, azuwe n'ingingo yitwa urukundo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bafashijwe. Amen. Hanyuma naje gutambika nsoma indi nkuru y'umwana witwaga Hezekiya. Igihe kimwe Imana iratinyuka ihagurutsa umuhanuzi witwa Yesaya, iramubwira iti genda ubwire Hezekiya uti raga ibyawe, iby'inzu yawe uragiye ndagutwara. Akimara gushingura ikirere, Hezekiya ngo yihina mu cyumba, ngo arayibwira ati watinyuka kunjyana. Hari ingingo itakumujya. Sherego. Hadikamani wipua. Hari ingingo. Ntabwo nagenda. Doni wasta. Ngo impunzi ataragera wagera, Imana isanga Yesaya iramubwira tutaragera mu rugo, hari ingingo itumye ntugarura. Nuruhuruhe ibyo birakuranza guhema. Kapa usubire kwa Yehova umubwire uti sinjye kujyanye kubera ingingo. Sinjye kujyanye. Umubwire uti sinjye kujyanye kubera ingingo. Ahubwo nkongereye imyaka 15. Ndagupfukamira. Ndagira ngo nsoza. Mbabwire ngo hari ingingo twashyira imbere y'Imana. Uyu mwafande byatumye Yesu akiza umugaragu we kubera ingingo ebyiri: ingingo y'urukundo n'ingingo y'imirimo. Gukora. Mujye mugira ingingo mushyira imbere y'Imana. Nanjye ndakomeza kubisaba Imana. Amina. Mwakira ijambo ry'Imana. Hari ingingo shobora kubura ikindi wakora, ukagira ingingo yo gusengera abanyetorero, ukagira ingingo yo gusengera isi yuzuye ibyaha, ukagira ingingo ntukabura ingingo washyira imbere y'Imana. Kadusenga Imana. Yesu aramfata akamomeza kuko ankunda bihebuje aramomeza. Haleluya. Ntiyandeka kuko ankunda nubwo nimuri anishimye rugo nduwe
Uwiteka aramfata, aramfata, Yesu aramfata, kankomeza we, kankomeza, ankunda, kuko ankunda birebure, arankomeza. Ariko Mana, reka dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana birakwiriye ko udushoboza tukagira ingingo yaturengera mu gihe runaka. Mana ishoboza abo turi kumwe hano muri iyi saa, Mana ishoboze aho buri wese ari ku isi, abari muri Amerika, abari muri France, abari Nigeria, abantu bari impande zose, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Kenya, abari muri Canada, abari muri Mexique, haleluya, abari New York, abari Texas, haleluya, amen. Abantu mwese ahantu muri hose, kintu nakundiye Yesu kigatuma mvuga nti Yesu nkwegura y'ingoffe nuko dukwira twese doko ahantu uri hose arahagusanga n'umutu pastor w'inima Anestefo n'umutungo wibuka Imana hari abiyemera ntihakagirwe uwiyemera Yesu ntibari wenyine ukazi. Abantu barapfa amateka yabo akibajyana, ariko Yesu we arapfa akongera akabaho n'ubu ariho. Dusenga Imana, umuntu wese agira ingingo imurengera imbere y'Umwana, amen, kandi iyi ngingo yatuma ntaho ujya bari kuhajya. Ndagira ngo duhamagare Imana, nze kwakira umushumba wacu kandi adusengere. Nta kintu utubwire imbere Imana ngo abantu bashoboze bagira ingingo bagira ingingo ibarenge. Imana ishimwe. Karibu nyakubahwa umushumba, numara gusenga ndavuga kandi hanyuma dusoza. Reka dufatikanye gusenga, mwakira ijambo ry'Imana. Imana ihumugisha umukozi w'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, haleluya, Imana y'imbaraga n'imbabazi nyinshi, haleluya, ngushimiye ko natwe umwami data wewe izina ryawe rishyirwe hejuru cyane. Wacu yavuze ijambo rikomeye, arimo yigisha abigishwa no gusenga, abamo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi. Iri jambo nibyo ushatse ko twumva, uvuganye n'aba babyeyi bafite ingingo ngo nibahumure. Imana itaribagiwe Tabita adahumeka, ntabwo izibagirwa aba babyeyi. Imana itaribagiwe Hezekiya, ntabwo iribuka kwibagirwa bene data bari mu bihugu bitandukanye. Tubanye muri uyu mwanya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Barahuza bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo iyi sinagogi niyo bayitubakiye, n'umuntu ukwiriye kugirirwa icyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bibiliya irambwira ngo ntabwo ukiranirwa ngo wibagirwe imirimo y'abera n'urukundo bagaragaje. Mu izina rya Yesu, ibuka Bucumi, ibuka Kurodina, ibuka Irene, ibuka Jose. Mu izina rya Yesu, ibuka Mudahemuka, ibuka Louise, ibuka Marita, ibuka Michelle, ibuka Dorise, ibuka muri hano, ibuka Nicole, haleluya, ibuka Solange, ibuka Mirenganya, ibuka Francois, haleluya, ibuka bene data bari imbere yawe, kandi ubashoboze gukomeza gukora kugeza igihe bazagusanganira. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma bene data murongeye muraho? Yego kandi haleluya. Abo turi kumwe hano muraho? Amen. Abari hirya y'umupaka muraho? Amen, amen. Barakwikirije rwose. Ndumva mu gihari ntago
biri bunyorohere kuvuga kano kantu ariko ndakavuga. Hari umuntu muri mwebwe Imana ikuyeho ikintu cyo kubagwa, hariho kubagwa hanyuma ukamera nk'ubaye pararize. Yandi magambo ukumwitabiriye muri kunyumva hari igikuba cyo kubagwa Imana ivanyeho. Mana ishimwe. Hanyuma kandi hari abantu babiri Imana ivanyeho gukenyuka, mwakire kubaho. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma kandi hari ibyifuzo byinshi muri buze gusengera cyangwa muzasengera, ko ndabona habura nk'iminota wenda ingahe umushombaga gasoza, ariko mbonye hari ibyifuzo bibiri uko mwitabiriye bisubizwa kandi vuba. Umuntu wese akazavuga ati we cyashubirwa by'ibyifuzo bibiri. Haleluya. Uko mwitabiriye, uko ndi kubumva muri kuvuga, hari abo Imana ikije inzozi mbi muvuge ngo ziragiye. Hari abo Imana ihaye umugisha mu biganza byaho muvuge ngo inyatsiragiye. Uhereye nonaha. Hari abo Imana ihaye ku mwuka we muvuge ngo turawakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Mukomeze mwirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko ingingo ikomeye yatuma Imana izitabira mu kanya. Hari ingingo twashyira imbere y'Imana, Imana ikadutabara. Murakarama, mwakira ijambo ry'Imana. Turishimye Imana. Amen.